ariko wamujene to be honest nyine duciringe nturakare ngo ndakakumeneye uragura telefone ya miliyoni 3 ngo wemeze umubebi ntago uraba ebo kwa kitegera taxi ikuvana iwawe kugeza ahantu ugiye gucinga n'abaji bawe urwanye n'utu miliyoni 3 ngo wemeze umukobwa mana umukobwa aregeje yagenda akabona yagenda ukabona undi abakobwa uzi yuko bafokasinga ku bantu bikuriye se umukobwa uri gutagetinga niwo papa wari gutagetinga wari kurya guhimwe niya daddy wa anyizanga meshatu ayo yaze mbambabona yarenga yibwira mugani wadumba nukuri kw'Imana abana basangira na base bro ibyana bimeze gutya nibyibisaza babitagetinga nkanjye umusaza ntacyo yazambwira anyeneye iki nanyashi niziriho ndi kuzinginga nicaye nka gikumi za moto za gikumi none ibyo byana byo gutagetinga nibyo daddy wawe ashaka miliyoni 3 akiguremo akabanzi rwamagana anytime ukako byari biceri 16 bro for real ariko kukimwumva abahungu mwana abahungu mani mwabagize indushyi oye bahungu mani muciringe mumenye neza ko umubebe udakwiye kwemera bafashiro mu bagira abantu b'indushyi batagomba gusa neza batagomba kwifotoza bagomba kwambara nabi nta muntu avuze ngo bareke gusa neza ariko izina ry'Imana umuhungu umusongarere ukunda ubuntu bw'ifoto ngo bwahe ngo ku bupisine akajimu ngo ka 15 ngo ni heza ngo view muniga wagahanganye no kuri view you have to look forward uri kumva ukareba ejo hazaza man ugakorera ibicere no mujyi nabivuze kuva kare naga ari umujyi w'inkundo bro yes naga ari Miami ahanga nahantu ho gushakira ibiceri ho gushakira imibereho urumva man urwana no kwemeza umuntu daddy wawe ari bwemeza ahubwo uzi neza yuko uri kumva nta kintu cya danger nta kintu kiri sexy bitabaho nko kubona umuntu iguri bize wishakira ibiceri uri mu kazi ni izina ry'Imana akuzura nakaniga buri gihe ukuzotura nako ariko iyo uhura n'ikiniga rimwe mu kwezi cyangwa mu mezi 2 man cyasose nabwo kitari kuvuga ubundi mubona mu kazi cyane arakaye kitari no kuvuga ibintu byinshi kitakifunguraga kebo gicomoka ni afite 10x yindi nari mfite iPhone 3 nari mfite cyagiye yego wallahi na nimero yanjye njyango yakirwa nyigiye yinsaba namugaga namfurere kanyikwihera ukabanga nago nari nkazi sheri you have to look forward ku buryo umubebi umuniguri mu kazi abari sexy umuniga abari sexy man uzi umuniguri busy man ushaka no kujya kugurira ikintu ugasanga nubwo byitaye ari kugusobanura bya business gusa aracomoka akagwa email ati anga ni ucuka ntabyirari ngo ntarari uwo muniga naga baba abari nka angel man abari nk'imumarayi kuri kwisi abari nk'umumarayi kuri kwisi wakira uri kwashakira ibiceri ariko ubuniga bwo wahita kwibaraguzaho free njya nkubona amaye nimero yawe direct muri blacklist ariko block it ariko iyo uri umuniga shanga no bagomba guhayira ko umuniguri busy yakora ibintu by'amato umuniguri busy abari sexy man waba ubyibushye waba uri skinny you look sexy for real ibintu abakobwa mbere babishyira muri comment nukuri kw'Imana mani mwandike murebe iyo kaniga kagushanutseho n'umuniga witurije uri mu kazi ke urebe umuniga uko attracting birisere mubeho net ni mu byintu byo kubera niki umuniga mani utagira utugambo twinshi wenda umubebe yavugagura ariko umuniga mani utagushanutseho witurije ufite uduceri twe dukeya tumubesha muri iki kigaragasa neza yego that guys uhora huze tu ashaka wishakira ubuzima mani that's super cool yeah agapfiramo gapfiremo don't give up birakora yego birakora bya bintu ubona ibyana biribwa gute ibyana by'ibiyobozi ubona biribwa gute icyana cya minisitiri tugifatiye muri geto kiba cyawe n'umuniga uri seriye uhora yibereye mu kazi ke utanamwitayeho utanitaye naho uturuka atanabigitaye washaka ugaturuka no mu isi ya kabiri
muniga uri tayari ku kazi ke mani ya attracting umuntu wese. Yego. Ikiba gisigaye niwe guhitamo uwashaka. Ako sino kuvuga ku by'abakobwa n'abantu bakunda abakozi Imana. Yego man. Je narabicekinze kabisa. Isi ubwayo ikunda abakozi. Isi ubwayo ni ugukora. Boss muri akavuga ati uyu mwana ni umukozi. Ngomba kumukura muri kampani akankorera. Wenda afite nka branch hanze akavuga ati nzajyana uriya. Ahita agereka ibindi bicerireka. Of course. Direct umuntu abateye imbere. Umuntu abateye imbere kandi bikuye ko ari umuntu serieux. Ndabona umuntu yifuza amaringaringa. Ngo arayijyana mu kazi ke. Rega maringaringa zifuza ba maringaringa. Umuntu wagoswe ni wifuza wagoswe. Ukavuga ata ndajya gukunda n'umuntu usangiye umbwira ngo naye sambira indwana niki. Rero uwo muntu wagoswe akunda n'umuntu wagoswe. Uri kumva nta muntu ukunda n'umuntu ni serious atari serious man. Shani ibintu ukuri kw'Imana pe. Shatse akikorera n'undi rega umuhungu w'umukene man udafite ibiceri akundwa na nyina wenyine. Nukuri akufi amagambo uvuga uzi ko uzayazira ntago nazira ko niko kuri ngo umuhungu w'umukene akundwa na nyina gusa man nge se nashuka musaza wanjye kujya gutereta ajya he azi yahura ubwe wenyine yego nataza ngo famille tumukunde azabireka ajya kugwa ku gasinga arakunda n'abakobwa umuhungu w'umukene akundwa na nyina gusa sheri urukundo rusigaye n'urwa mama wawe wenyine none nimba utanamufite iyo none baze ntunamufite ntunakoze ubaye umunebwe iyo urapfuye my guy izina ry'Imana bazubuze byose we ko abaniga baragowe mwana baragowe pe ngo umuniga w'umukene akundwa na nyina gusa nukuri Kigali nta mwana ubu gufite nawe nuko ababuze ukabigira uriya ijyaye ikibazo irakiri gata nyina aravuga ati ndamushyira heza ko namwe ntajya ntagwaho urumva ariko man umubyeyi wese yaba proud umwana wabaye umukire bro sibyo ko abana babananira niki ariko namwe no mubyeyi w'umugore nawe yagera akavuga ati cyanara yego genda byumva ibyo bintu kabisa aha abahungu twaragwa wa nukuri mwaragowe man nyine ni gudakora we noneho none rwego azu udafite nyoko ukanga no gukora urukundo noneho ruburira hose aho mwana n'igihe ari ngiye hazamo n'ubushomere ga mujye mubyibuka ariko nyine ubushomere se nawe gukora ariko mwana ibaze nk'umuniga urumva ukajya kubona nk'ikiniga urumva kirabyibushye ni kiboga ni kiniga nyine kirekire cya dani cya attractinga yego kijama cyiza kiki giant ugasanga wa mu giant wawe yibera kwa Merisha si ni bibi umuniga ujya kurya icyana gatira geto nese wakira none nimba bakwamera ibyana birira hese si ugutira geto ngumva wanije se ngo ko wa mukobwa ngo ni Liga Free naga abana bose basambana izina ry'Imana baniga b'i Kigali wabura ubwenge bwo kwibana ariko ubwo ntibwabura ubwo kurya akantu nago babubura ahubwo bambwira ukuntu barya akantu muri gato batiye nimba karyoha mugira n'ibyo murya oya ni izina ry'Imana oya ako amuntu yicecekera wasanga sha wagutiza geto ariko inshuti ziratizanya pe ariko ibaze nk'umuniga nimba wagutiye geto ugahita akubwira ngo nyiri geto akavuga ati rero hano tugira randi rodi wa danje uko muryana kose ni musakoze kanamurya buragi